Shalom bavandimwe, ndabakiriye muri uyu mwanya tugiye kumva ijambo ry'Imana. Mwakoze gufata umwanya wanyu ngo muze twumve ijambo ry'Imana. Mureke tubanze dusenge maze turyinjiremo turyumva. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'aya mahirwe meza duhaye, iby'igiciro cyinshi kandi iby'igiciro gikomeye ko watwimenyesheje. Muri uno mwanya tugiye kumva amagambo yawe, udukingure amatwi y'umwuka, amaso y'umwuka, turebe icyo dushaka, twumve icyo duteyeneho. Buri wese uzumva rino jambo aho azaba ari hose, uzamwigishe inzira zawe, uzamwihishire umutima wawe. Nanjye ugiye kurivuga nshishwe bugufi kugira ngo uzamurwe. Reka ukorere muri njye, usige akanwa kanjye n'aba ari njye, kandi byose bibe ku bw'icyubahiro cyawe. Nsabye nizeye ko iri jambo ryawe rigiye kuzana impinduka mu buzima bwacu, kandi koko ritari budusige uko twari tumeze. Dusabye tubyizeye kandi tubyise bibaye ko utwumvise, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndabakiriye nanone, ni iby'umugisha, ni iby'igikundiro kuba tugize ano mahirwe. Ni umunsi mwiza Imana yaturemeye ngo tuwishime kandi tunezerwemo. Muri uno mwanya ndabanza gushimira ubuyobozi bwa Pray Now Youth Group bwantekereje bukangirira icyizere kugira ngo tuze gusangira amagambo y'Imana. Ntabwo ndi bufate umwanya munini, gusa ndifuza ko tuganira ku magambo n'ubundi. Ni umutwe w'amagambo dufite muri uku kwezi. Ni amagambo avuga ngo kwizera gukuraho imisozi, the faith that moves mountains. Ayo niyo magambo turi kuganiraho kuno kwezi. Abakozi b'Imana batandukanye bambanjirije bagiye babivugaho. Nanjye muri uno mwanya hari icyo Imana yakize ku mutima kugira ngo mbasangize. Amen. So muranyemerera turareba mu gitabo cya Mariko 11, turahera ku murongo wa 12 tugeze ku murongo wa 14, tuze no kuza gusimbuka kuri 20 tugeze kuri 22. Haleluya. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko 11 umurongo wa 12. Ijambo ry'Imana riravuze ngo bukeye bwaho mu gitondo bamaze kuva i Betaniya, arasonza. Areba kure abona umutini uriho ibibabi, arawegera ngo ahari yawubonaho imbuto. Nyamara awugezeho ntiyagira icyo abona keretse ibibabi, kuko kitari igihe cyo kwera kw'imitini. 14 arawubwira ati, umuntu ntakarye ku mbuto zawe iteka ryose. Abigishwa be barabyumva. Mureke dusimbuke ku murongo wa 20 tujye ku murongo wa 20. Bukeye bwaho mu gitondo kare bakigenda, babona wa mutini wumye uhereye ku mizi. Petero yibutse ibyawo aramubwira ati, mwigisha, dore wa mutini wavumye wumye. Yesu arabasubiza ati, mwizere Imana. Nk'uko twabivuze, ukwezi turimo turi ku nsanganyamatsiko ivuga ngo kwizera gukuraho cyangwa kuvanaho imisozi. Kwizera gukuraho imisozi kuvugwa ahantu habiri mu isezerano rishya. Ubwa mbere ni igihe Yesu yari amaze kubohora umwana wari urwaye igicuri. Muri Matayo 17 ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 20, tubona inkuru y'ukuntu Yesu yahuye n'umubyeyi wari ufite umwana ngo wari warabaye possessed n'abadayimoni. Ngo noneho bamuzana abigishwa, ngo abigishwa be birabananira kumubohora. Yesu ngo bamumugejeho, ngo Yesu aramubohora. Arababwira ati, nimugira kwizera nk'uko akabuto ka sinapi. Bibiliya y'ijambo ry'Imana iravuga ngo niyo mwagira akabuto kangana n'urwara, muzabasha kubwira imisozi ngo va hano ujye hariya wimuke. Aho niho hantu hambere tubona Yesu yavuze kwizera kuvanaho imisozi. Ni igihe yari amaze gukora igitangaza cyo kubohora umwana. Ahandi ha kabiri ni hano hantu tumaje kubona muri iki cyanditswe duhereho dusoma muri Mariko 11:20. Amaze kuvuma igiti cy'umutini, yaraje ashonje, asanga kidafite imbuto,
kandi muri mindset ya Kristo yumvaga ko ikintu cyose kigomba kumurespondingaho cyangwa kigomba kumuhereza ibisubizo, asanga icyo giti nta bisubizo gifite cyangwa nta mbuto gifite, arakivuma. Naho niho yongeye abwira abigishwa, arababwira ati nimugira kwizera muzabasha kwimura imisozi. Aha hombi ni honyine hagaragara mu isezerano rishya aho Yesu yabashije kuvuga ku kwizera gukuraho imisozi. Amen. None ndi kwiga rino jambo nagerageje kwibaza, ese uku kwizera gukuraho imisozi Yesu yari ari kwigisha bano bigishwa nyuma y'uko abohoye umwana wari ufite abadayimoni, wari warabaye possessed, akamuderivura, no nyuma y'uko avunye igiti ntikitakivumika muri ako kanya. Ni ukwizera kumeze gute? Ibyo bitangaza ko atweretse ko ibiri inyuma cyangwa ikintu kibiri inyuma ari ukwizera. Ni iki twakora kugira ngo natwe tubashe kugendera mu kwizera? Kuko uku kwizera natwe nitukugira, natwe turaba dufite garanti yuko natwe tuzabasha gukora ibikomeye nk'ibyo Yesu yakoze. Ibyo abandi bananiye, nk'uko Yesu yageze aho abigishwa be bananiwe, abasha kubikora. Ibyananiranye byanze kuduha ibisubizo cyangwa ibidatanga ibisubizo, tuzabasha kubitangaho ibisubizo. Amen. Hallelujah. So ndi kwibaza kuri iri jambo ukwizera kuvana imisozi, naje gusanga hari ubwoko bugera muri butatu ubundi bwo kwizera dufite muri Bibiliya. Kwizera kwa mbere ni ukwizera kuduhesha agakiza, tugira kukaduhesha agakiza ka Yesu Kristo. Abaroma 19 aravuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. This is the faith that leads to salvation. It's faith for salvation. It's a faith for salvation. Amen. Ukwizera gutandukanye no kuriya Yesu yakoresheje igihe yari ari kuvuma igiti cy'umutini, cyangwa no kwizera yakoresheje ari kubohora uriya mwana. Uku ni ukwizera kuduhesha agakiza, ngo ni faith for salvation. Mu Cyongereza aravuga ngo if you believe in your heart then that you shall be saved. This is a faith ukora ugira kubwo kumva ijambo ry'Imana, ukagira mu mutima, noneho rikabasha kuguhesha gukira cyangwa agakiza. Ubwoko bwa kabiri cyangwa urundi rwego rwa kabiri tubona rw'agakiza kuvuga muri Bible ni ukwizera kw'impano. Hari impano yo kwizera. Abakorinto ba mbere 12:4 umurongo wa 9 bavuga ku mpano z'umwuka. Umurongo wa 4 baravuga ngo icyakora hari impano z'uburyo bwinshi ariko umwuka ni umwe. Ngo there are diversities of gifts but the same spirit. Umurongo wa 9 no bavuga ngo undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera. Umwuka ajya abasha gutanga impano bita kwizera. Undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara. Ni ukuvuga ngo hari urwego cyangwa hari impano bita kwizera. Mu Cyongereza avuga ngo to another a gift of faith is given by the same spirit. To another a gift of faith. So hari kwizera kw'impano. Amen. Ubundi bwoko bwa gatatu cyangwa no kuza gutindaho rwo nshaka kugira ngo twigeho ni iyo bita ngo ni the faith of God, ukwizera kw'Imana. Hallelujah. Ariko hano bakoresheje muri Mariko 11:22 twahoze dusoma. Amen. Munyemere twasubiremo. Bibiliya yavuze ngo ku murongo wa 20 ngo bukiye bwaho mu gitondo kare bakigenda bona wa mutini wumye uhereye ku mizi. Petero yibutse ibyawo aramubwira ati mwigisha, dore wa mutini wavumye wumye. Yesu arabasubiza ati mwizere Imana. Haleluya. Hano mu Kinyarwanda bakoresha ijambo mwizere Imana, ariko ugiye kureba nkuko ibyanditswe byera byanditswe mu Kigiriki, uzasanga ari ijambo ryakoreshejwe mwizere Imana rivuga ngo it is to have the faith of God. Nkunda version bita TPT, yo yageze kubikosora irabisobanura neza. Biravuga ngo muri TPT version biravuga ngo Jesus replied, let the faith of God be in you. Let the faith of God be in you. Cyangwa mu yandi magambo, let the God kind of faith be in you. Hano Yesu ari guhishura yuko ibi yabashe gukora kugira ngo abashe kuvuma igiti cy'umutini
ni God kind of faith yakoresheje. Kandi koko nibyo, iyo ukomeje muri Mariko 11:23 arakomeza akabwira ngo ku murongo wa 23 ijambo amaje kuvuga ngo let the God kind of faith be in you. Arakomeza akavuga ati ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa yakibona. Ni ukuvuga ngo Yesu amaze kwigisha ko abantu nibagera icyo bita the God kind of faith muri bo, ngo bazabasha no kwimura imisozi. Haleluya. Ari byo binahura muri Matayo 17 yaramaje kwigisha, yaramaje kubohora umwana, yavuze ngo nimugira kwizera muzabasha gukuraho imisozi. Ni ukuvuga ngo uku kwizera rero kuvuga ntabwo ari ukwizera kwa kundi dukoresha iyo turi guhabwa agakiza cyangwa ukw'impano umwuka wera atanga, ahubwo ni ukwizera kw'Imana. It's a God kind of faith. It's a God kind of faith. Hallelujah. So wakwibaza none uku kwizera kumeze gute? Kwizera none ni nyabaki? This God kind of faith ni kumeze gute? Kugirwa n'ize characteristics umuntu yakugenderamo gute? Ikintu cya mbere nakumenyesha nuko uku kwizera niko kwatumye ibiriho biba biriho. Biravuga mu Baheburayo 11:3 ngo through faith we understand the words were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of the things which do appear. Biratwereka yuko the words were made by the word, but it was through faith. N'Imana ijya kurema yakoresheje faith. So it is the God kind of faith that helped to create heavens and earth. It was the God kind of faith yatumye Imana ibasha kurema isi n'ijuru. Through faith we understand that worlds were framed by the word of God. Abaheburayo 11:3. So Imana nayo yabashije gukoresha kwizera ibasha kurema isi. Amen. So ikintu gitangaje nakubwira, ushaka kwibaza ngo se kuno kwezera none nakugira gute kugira ngo mbashe kugenderamo. Ndagira ngo utangarize yuko uku kwizera ugufite, ntabwo ari ikintu cyo gusaba ngo Imana ikiguhe ngo uragihabwa. Ni ukwizera ufite. Reka mbisobanure gutya, ndakoresha ibyanditswe kugira ngo mubyumve. You already got this faith kuko Imana has made it available for all believers. Munyemere bahe ibyanditswe kugira ngo mubyumve. Abaroma 12:3 hari icyanditswe kivuga ngo haleluya. Abaroma 12:3 aravuga ngo ndabwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze ko mwitonze nk'uko Imana yagera umuntu wese kwizera. Biravuga ngo but to think soberly according as God has dealt to every man a measure of faith. God has dealt to every man a measure of faith. Ni ukuvuga ngo Imana yahaye buri wese wizeye this God kind of faith. Hallelujah. So you don't need to pray for it. You already got it. Ahubwo icyo ugomba kwiga ni uburyo ugomba to make it active, uburyo wakwaactivating none ukabasha kugukorera. Niyo mpamvu Yesu iyo baramubajije ngo ese ko iki twebwe byatunaniye kubohora uriya mwana, we ati ni ukwizera kwanyu guke. Ati ni ukwizera kwanyu kutaraba activated, ni ukwizera kutaraba charged enough ngo gutangire gukore, ariko muragufite gusa ni guke, ntiguhagije. Nakunze kuntu mu Bibiliya y'ijambo ry'Imana yavuze ngo ni ukwizera kudahagije. Iyo utazi agaciro k'ukwizera wahawe, nunamenye uko bakwe-exercisinga, ntacyo kumara. Mu yandi magambo ntabwo gutanga result, ntabwo gutanga results. So niyo mpamvu nk'abana b'Imana tugomba kumenya uburyo kuno kwizera twahawe, kuko biravuze ngo because God has dealt with every man the measure of faith. Buri wese Imana yamuhaye the measure of faith. Ntabwo Imana umwe, ntabwo yahaye ukwizera abapastori gusa, yaguhaye abaprofete gusa, yaguhaye abapostles gusa, yaguhaye buri muntu wese wo muri Kristo Yesu. Bibiliya yavuze ngo according as God has dealt to every man the measure of faith. So uku kwizera uragufite. You have the God kind of faith in you.
iki ndagishimangira none nkoresheje cyanditswe cyo muri Petero wa 2:1. hari umwana amagambo abisobanura anabishimangira avuga ngo Petero ari kwandikira avuze ngo Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them to have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Munda tipiti uburyo bisobanura ngo neza ngo I'm writing to those who have been given a faith as equally to those who have been given a faith as equally precious as ours, as equally as ours, through the righteousness of God, Jesus Christ. So you have the same Peter, you have the same faith in your Peter yarafite, you have the same faith in your Paul yarafite, you have the same faith in your our apostles, in your Jesus yarafite. You have the same faith, but you need to exercise it. Ibi Petero yari yarananiwe mu gihe yari ari kumwe na Yesu, ukwizera ko ntiyari kwa exercising. Niyo mpamvu babazaniye uriya mwana ngo bamuhore birabananira, ariko nyuma y'uko bahawe na Mwuka Wera bagakomeza kugenda bagrowinga their faith, byatumye none ukwizera kwabo kugenda kuba active. Biravuga mu byakozwe n'intumwa ngerega ngo n'igicucu cyabo ngo cyari gisigaye gikiza abantu, ngo bakazana ahantu Petero yari buce, maze ngo ahantu ngo Petero yari buce igicucu cye kikabasha gukiza abantu bari barembye. Ni ukuvuga ngo byageze ikigero noneho Petero nawe atangira kugendera muri faith of God, akabasha ku exercising ino faith of God, igatangira gukora ibikomeye n'imirimo itangaje. So uno mugoroba cyangwa muri no saha wowe uri kumurikira, najya nkubwire yuko you have this same faith as Paul had, as Peter had, as apostles had, as also Jesus Christ had. You have this same faith, but icyo ukeneye nuko you need to exercise it and activate it. Kubera yatubwiye ngo nugira kwizera, you will move the mountains, you will surely move the mountains. So ikintu ugomba kumenya none uburyo kuno kwizera gukora, kuko nibifuza kukugenderamo, ikintu cyambere ukeneye kubanza kumenya ese gukora gute, ikindi na activatinga gute. Munyemere muri iyi minota mike nsigaje babwire ubundi kuno kwizera kw'Imana, the faith of God, gukora gute, ese kurangwa n'iki. Ikintu nababwira, kwizera gukuraho imisozi, ikintu kikuranga kwa mbere ni ukwizera kuvuga, ni ukwizera kwatura cyangwa gusora amagambo. It's a faith that speaks. Ndasubiramo, the faith of God is a faith that speaks. Munyemerere mbaho icyanditswe Abakorinto ba 2:4-13. Ijambo giratubwira ngo ariko dufite umutima wizera uvugwa mu byanditswe ngo nizeye nicyo gituma mvuga, nizeye nicyo gituma mvuga, natwe turizeye nicyo gituma tuvuga. We are Paul. We have the same spirit of faith. We have the same spirit of faith. According as it is written, I have believed, therefore I have spoken. Now we also believe, therefore we speak. My God. I have believed, therefore I have spoken. We also believe, therefore we speak. Amen. Ni ukuvuga ngo Paul aravuga ngo you ufite no same spirit of faith of God. Urizera ariko bikajyana no kuvuga. Ntiwavuga ko ufite kwizera cyangwa ufite kwizera kw'Imana ntuvuge. Ukwizera kw'Imana iteka kugira icyo kuvuga. Niyo mpamvu twasanze muri Matayo 17:20 biravuga ngo Yesu aravuga ngo if ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say ngo muzabwira. Ni ukuvuga ngo ntabwo wakifuza gukuraho umusozi ngo tubigere gutyo ntugire icyo ukora. Ugomba kuwubwira, ugomba kuwuvuga, ugomba kuwubwira. You have to speak to it, you have to say unto it. Hallelujah. Nkunze kuntu Paul yavuze ngo we have the same spirit of faith, we have believed, therefore we have spoken. So ikintu cyambere ugomba kumenya, the faith of God is a faith that speaks. Mariko 14:11-14 aho twasomye mu cyanditswe twahereyeho, Bibiliya yavuze ngo maze arawubwira ati umuntu ntakarye ku mbuto zawe iteka ryose. Abigishwa be barabyumva. Ni ukuvuga ngo
imisozi turi imbere ntizabasha kuvanwaho nuko ngo twabyizeye ngo biguma mu mutima gusa, ngo biguma mu bitekerezo. We have to speak it, we have to proclaim, we have to declare it. Tugomba kubyatura bikava mu kanwa kacu. Hallelujah. We have to speak it. Hallelujah. Hallelujah. Ikintu cya kabiri, nyuma yo kumenya yuko kwizera kw'Imana icyambere kikukuranga ni it's a faith that speaks, no kwizera kuvuga. Ugomba kumenya ko kwizera no kuvuga iki. Number 2, the faith of God speaks things in its finishing state, not in process state. Ndasobanura. Ukwizera kw'Imana ni ukuvuga ngo kuvuga mu mwuzuro w'ibintu, ni kuvuga ibintu, ni ukuvuga ngo bizaba bibaho, bivuga nk'ibiriho nkaho bitariho. Umunyemere ntanga icyanditswe, Abaroma 4:17. Kuko turaje turebe kwizera kw'Imana uburyo gukora. Bibiliya avuga ngo nk'uko byanditswe ngo nkugize sekuruza w'amahanga menshi imbere y'iyo yizeye, ariyo Mana izura abapfuye ikita ibitariho nkaho biriho. Mu Cyongereza avuga ngo as it is written, I have made thee a father of many nations, before him who believed, even God who quickeneth the dead, and calleth those things which be not as though they were. Ni ukuvuga ngo kwizera kw'Imana ni ukwizera guhamagara ibitariho nkaho biriho. Ni ukuvuga ngo kubasha kwita ibintu bitagaragara ukabivuga nk'ibiriho kandi mu by'ukuri nta bihari. Ukavuga ngo mfite amafaranga, kandi tujye muri pocket yawe nta mafaranga uri kubonamo. Uvuga ngo ndabyara uno mwaka nzabyara, wenda ufite umugore wawe nta mwana afite, ariko uvuga ngo uno mwana ndabyara. Hallelujah. Hallelujah. Ni ukwizera guhamagara, ni ukwizera kwita ibitariho nkaho biriho, kuko niko Imana ibyita. Hano byantangaje ndi kwaneza kino cyanditswe, ni ukuvuga ngo Imana yise Aburahamu ise w'amahanga. Aburahamu ataranabasha no kubyara umwana. Ibaze Imana ikita umuntu ngo uri se w'amahanga, uri se w'amahanga. Ibaze ataranabyara Isaka. So it's a faith that speaks. Hallelujah. It's a faith that speaks in finished state, not in future tense. Hallelujah. It speaks things as already done. Hallelujah. Not as things to be done. Hallelujah. 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 Niyo mpamvu Imana idusaba ngo muri Petero wa mbere 4:11 ngo umuntu navuga avuge nk'ubwirijwe n'Imana, ngo if any man speaks, let him speak as the oracles of God. Kuko Imana igiye kuvuga, Imana ireba ihereza ikarishyira mu itangiriro. Hallelujah. Hallelujah. So Imana ntabwo ikivuga ibintu hallelujah, ntabwo ikivuga ibintu nkaho bitarabaho, ibivuga nkaho ibiriho kuko yabanje kubibona kandi bamaze kubirema. Hallelujah. So Imana natwe duhamagara ngo twigane nkayo. Efeso 5 ntiyavuga ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa, ngo therefore be imitators of God. Hallelujah. As well beloved children of God. Mwigane Imana nk'abana bakundwa. Imitate God. Therefore in everything you do. Nuvuga ngo niba Imana yarahamagaye Abrahamu nka so w'amahanga ataranabyara, ese twebwe twagomba kubigenza gute? Natwe tugomba kwita ibintu byacu nubwo mu circumstances zaba zidukikije zitatwemera kubihamagara muri ubwo buryo, nubwo circumstances zaba zituri iruhande zitatwemerera kubibona gutyo. Birashoboka ko ushobora kubona kuri konti nta mafaranga ariho, ukabona mu rugo hari ibintu bitari gukunda, ariko kwizera kw'Imana guhabanya n'ibyo ubona. Hallelujah. Guhabanya na circumstances ufite cyangwa ziri aho ngaho. Nkunda kuvuga ngo kwizera kw'Imana ngo kunyomoza iby'amaso areba n'iby'amatwi yumva, ahubwo ugahabanya na reality. Ni ukuvuga ngo ko reality imeze ati ntabwo wenda ngo iyi ndwara ntabwo ikira. Hari ukuntu ujya kwa muganga kuko ati ino ndwara mu bumenyi twiza ntabwo iyi ndwara ikira. Ati nta muntu ufite ano mashuri wabona kano kazi. Iyo ni reality. Ariko kubwo kwizera kw'Imana, Imana ibasha kwita
ko icyo kintu ari icyawe cyangwa ayo masezerano ari ayawe, nubwo realite cyangwa nubwo circumstances zitakwemerera cyangwa zitakuqualifyinga ko ayo mahirwe ari ayawe. Come on, hallelujah. Kwizera kw'Imana guqualifyinga ibyo circumstance na realite bitaguqualifyinga. Hallelujah. Niyo mpamvu ugomba kumenya ko if anyone should speak, twiza yuko kwizera ikintu cya mbere kuvuga. Iyo ugiye kuvuga ugomba guspeakinga as God. Imana ivuga gute? Imana ivuga in finished state, ntigivuga in beginning state, ivuga in the finished state, mu mwuzuro w'ibintu. Hallelujah. He speaks is things as already done. Hallelujah. Hallelujah. So muri make aya niyo mahame abiri ya characteristics y'ukwizera kw'Imana. Cya mbere ni ukwizera kuvuga, it's a faith that speaks. Number 2, it's a faith that speaks what is contrary to circumstances. Hallelujah. It speaks what's contrary to status quo. It challenges, in other words, the reality. Hallelujah. Ni ukwizera kuvuga ibihamanyije na reality. Bakuvuga ati hano hantu umva kugira ngo ubone kano kazi muri no office isaba kuba nyine ufite mwene wanyu, usaba kuba warize yanga warize muri Harvard, ukireba nawe ukisuzugura uvuga ati ibi si ibyanjye, ukabona ni umusozi, ukabona ati nzabigenza gute, ukabona ati ino ndwara ntuzayikira kuko mu mateka n'umuganga muri science izwi iyo wageze kuri no stage ya cancer ntabwo ugikize, nta mahirwe ugifite yo kubaho, nyine ugasanga ni umusozi imbere yawe. Ariko nkabubwiza ukuri, kwizera kw'Imana kubasha gukuraho iyo misozi, kuko nicyo Yesu yadusezeranyije ngo nimugira kwizera muzabasha gukuraho ibyo ngibyo. Ese Zerubabeli, ntabwo umukozi w'Imana Zerubabeli yavuze ngo ese wa musozi wiyita iki imbere yanjye? Ese iriya confidence yo kuvuga ngo wa musozi wiyita iki imbere yanjye yari abikuye nuko yari amaze kuzura kw'Imana, yari amaze kuzura kwizera kw'Imana, abona ko umusozi ntacyo kivuze, abona ko iyo ufite kwizera kw'Imana ntabwo ukibona imisozi, ubona nk'ayo misozi yakuweho. Hallelujah. So ndabamagarira kugira ngo mumenye yuko kwizera kw'Imana niko konyine gukuraho imisozi. Kandi ikindi, kwizera kw'Imana kurangwa no kwatura bya gihanuzi, kandi kwatura kuvuga in the finished state. Hallelujah. Kugahabanya n'icyo reality kwereka. Ese ntabwo twibuka umukozi w'Imana, umugaragu w'Imana Eliya abwira Ahabu, umwami Ahabu, ngo ndumva umurindi, ngo I hear the sound of rain, abundance of rain. Akamubwira ati ngo numva imvura igiye kugwa, kandi mu by'ukuri nta n'ikimenyetso na kimwe cyagaragaza ko imvura igiye kugwa. Ntabwo mwibuka yuko ngo nyuma yo kuvuga ayo magambo aribwo yategereje ko agacu k'imvura kagaragara? Niyo mpamvu mabwira ngo ni ukwizera kuvuga naho nta n'ikimenyetso na kimwe cyaba gihari. Ni ukuvuga ngo watura ibintu naho nta n'ikimenyetso na kimwe waba ufite, ukavuga ati rero ngewe no mwaka nzakora ubukwe ibaza nta na sheri, nta girlfriend, nta na fiance ufite, abona tuzakora ubukwe kwa uzakora, ariko kubwo kwizera kw'Imana ufite uvuga ibintu naho nta n'ikimenyetso cya kimwe, naho uvuga ati nta nzu ufite, nta mafaranga ufite, ariko uko niko kwizera kw'Imana. Ati ngiye kuzubaka inzu, nzagura ikibanza umwaka utaha. Iyo umuntu abyumvise nyine akabihuza n'uko umeze, akabihuza na circumstance, akabihuza na leta, atakubarira mu mibare akavuga ati ibi ntabwo bishoboka. Ariko kwizera kw'Imana ni gutyo, kwatura nk'uko Imana yabivuga. Imana ishobora byose, ntabwo Imana yakirimita mu kuvuga kwayo. Niyo mpamvu ngo natwe ngo tugomba kwigana Imana nk'abana bakundwa, tugomba kwigana Imana nk'uko yabivuga. Ese Imana yavuga ngo bizananira kugura ikibanza? Ese Imana byayinanira kuvuga ngo iyi ndwara ntikira? Ishobora kuba idakira mu maso y'abantu, ariko irakira mu maso y'Imana no mu biganza by'Imana. So mwene data, nkwinkarajinge muri no mugoroba ngo wige kumenya yuko ukwizera konyine gukuraho imisozi ni ukwizera kw'Imana. It's a faith of God. Yesu yabwiye abigishwa ngo let the faith of God be in you. It's a faith of God that only can remove the mountains. Hallelujah. So ndi kurangiza, hari uburyo bubiri exercisinga ino faith of God. Ikintu cya mbere ni ugukora umurimo wo kwiga ijambo ry'Imana.
biravuga ngo ese ngo dore kwizera guheshwa no kumva, kandi kumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Uko ukomeza kuzuza amagambo y'Imana muri wowe, umva inyigisho zitandukanye z'Imana zo ku magambo y'Imana, ziragenda zikubaka kwizera muri wowe, ziragenda zikazamura kwizera muri wowe. Haleluya. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Abatesalonika, itorero ry'Itesalonika, ararishimira cyane uburyo ngo ryakundaga ijambo ry'Imana, ngo ryakundaga ijambo ry'Imana cyane, ngo bakanarisubiramo igihe cyose Pawulo yarangizaga kubigisha. Maze arabandikira mu rwandiko rwaho 2:1-3, arababwira ngo dukwiriye kubashimira Imana iteka bene data nk'uko bikwiriye, kuko kwizera kwanyu kugwira cyane. Uko itorero ry'Itesalonika bakundaga ijambo ry'Imana barihoramo cyane, ngo niko kwizera kwabo kwagwiraga cyane. Haleluya. Hano aravuze ngo tugomba kubashimira cyane ngo kuko kwizera kwanyu kugwira cyane. So ukwizera cyangwa the faith of God gushaka kugwira muri wowe, kwizera kw'Imana gushaka kugwira muri wowe, ariko kugwira ku kigero nawe ukundaho amagambo y'Imana. Uko amagambo y'Imana aba make muri wowe, niko kwizera kw'Imana utazabasha kumanifesta. Oh, haleluya. Uko kwizera kw'Imana kuba guke muri wowe, niko amagambo y'Imana make muri wowe, niko no kwizera kw'Imana gukuraho imisozi utazabasha kumanifesta. Itorero ry'Itesalonika, icyatumye Pawulo arishimira ni uko ngo bakundaga ijambo ry'Imana. Ikindi ngo bakundaga amagambo y'Imana. Ikindi nicyo cyatumye bagira kwizera kugwira. Niyo mpamvu namwe mbashishikariza mureke dukomeze dukunda amagambo y'Imana, uko tuyagumamo, uko tuyatindamo, nk'uko yandikiye Abikosaya akavuga ati ngo mureke ijambo rya Kristo rigwire muri mwe, ribyuzure, let it be rich in you, ngo let it be rich in you. Mureke tugwize amagambo y'Imana. Ndabizi uko kwizera kw'Imana kubasha gukuraho imisozi kuzabasha kugaragara mu buzima bwacu. Ndabashimiye kubw'umwanya mwafashe. Aya niyo magambo nari mfite. Munyemere dusenge, dushime Imana. Data, mu izina rya Yesu, alabli sotel gozanda bli otas katel, ndagushimira kubw'aya magambo, ngo guhishurwa kw'amagambo yawe bizana umucyo. Ndagushimiye ko mwami uri kuduhamagarira kukwigana tukagira kwizera nk'ukwawe. Pawulo yavuze ngo ubusinge ukiriho, ngo ahubwo ni Yesu Kristo, ngo kubwo kuba ntariho ahubwo ndiho kubwo kwizera k'umwana w'Imana, ngo I am living by the faith of Son of God. Father, natwe no mugoroba dushishikarije ko kwizera konyine tugomba kubeshwaho nako, nk'uko avuze ko umukiranutsi abeshwaho no kwizera. Ni ukwizera kwawe, si ukwizera kundi, ni ukwizera kwawe. Reka mwami udutoze gukunda amagambo yawe. Mwuka wera turakwinginze kugira ngo ukomeze amagambo twumvise uyashinge mu mitima yacu, uyahishure mu bundi buryo, kugira ngo kwizera kwawe kugwire muri twebwe, natwe tubashe gukura imisozi iri imbere yacu. Imisozi yose, yaba ari y'indwara, y'ubukene, y'ibintu byose bituruhije mu buzima bwacu, ibyo byose bitudindije, bibashe gukurwa kubwo kwizera kwawe gukurira muri twebwe. Tugushimiye ko twumvise kandi ubidukoreye, tubyise ibibaye, dusenze twizeye mu izina rya Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Mwakoze cyane, mukomeze murindwe n'Imana. Blessings.